mu bintu bishoboka ushobora kwinjizamo n'ihene yose ukinjiramo kumva icyaba ari ikibazo cyaba ari cy'ahantu iri bujye ariko kwinjira yakwinjira inisanzuye. Bakunzi ba AR55 TV rero yawanjye ubu ni umwanya wo kubigira utese wo kubishyira kumena umuceri wo kubigaragaza ko kunywa amazi make mpamvu utaza kunyara ku buriri ntabwo ujya mwizera dore ni iki amazi ni ubuzima waza kuhatosa amazi ni ubuzima mwana none se mani dora hano tubafitiye iki abakunzi ba AR55 TV shamani tugiye kujya twigarira ku ngingo zitandukanye z'ubuzima bwa buri munsi tureba inguni zose uko zimeze tu muri make ni vibe n'ahantu duhejwe uwo tuzabangamira uwo tuzagaruka wese azabyihangana azajye ptiyo niyo ntego y'iki kiganiro tugiye gutangira. Ni ibintu bizakomeza tuzazanamo n'abantu barenze umwe cyangwa babiri umuntu wese ufite igitekerezo yaba icy'ubugoryi yaba icy'ubusazi yaba ikizima wese azaba ari hano. Icy'ubugoryi wese unyitinjije aka kanya wasanga wese twari twamenye ibiri mu mutwe oya mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi reka tubazanira agatopiki twari turi kwibaza akwenda naguciyemo arakarushaho kuvuga nubwo ibi bintu bigiye kujya ikiganiro ariko hari umuntu umwe tuzajya tuvuga ati azanye ide yayizana tukayiganiraho turi babiri nyine ubwo niko story yacu izajya iba yubatse ubwo ni ukuzana umwe akazana ide noneho tukaza tukayiganiraho noneho sasa ntago muhejwe namwe nk'abakunzi ugomba kujya mujya za comment zanyu mukavuga uko mubyumva cyane. Noneho rero ide y'uno munsi dushaka kuganiraho iravuga ngo sibyo abizi n'iki nawe ntugotwa sibyo buriya niba muri ino minsi urabona hari ibintu bisigaye biza nyine bisigaye bibaho byo kuvuga ngo wagize n'iki umwana w'abandi bagahita bakujyana iyo za gereza wenda reka tuvuge urugero waryamanye n'umukobwa w'abandi wenda wa runaka wenda uwo mukobwa ntabwo yujuje imyaka cyangwa se arayujuje noneho sasa ngiye ikintu nibazaga byaba byiza ko umuntu yajya ajya kuryamana n'umukobwa umuhungu juste tu ariko ubundi ari n'akantu ndahita nibaza ariko bikamanze mubaze iyo topic byaba byiza ko umuntu ajya kuryamana n'umukobwa akabanza kumwaka ID mbere yuko ubundi byakabaye byiza ubwo ngubwo akinjira mu nzu agifungura urugi uhita umwaka ID ibyo mukora byose ID kabiri ku musego ku buryo nihagira umuntu ukomanga urahita usohoka ukabanza ukamushyira ID imbere nta kindi kintu witayeho. Byaba byiza wowe uri kuyekora byaba byiza ko ayifata cyangwa se atayifata. Reka mbanze nkubaze wenda tutabeshyanye niba ari n'umukobwa wagusuye muri ghetto ni abakobwa bangaye wigeze ubona aza yitwaje irangamuntu nyine njye ikintu ndi kukubaza oya ntabwo mbyanze oya ntabwo icyo nyine ibintu byari bicyoroshye turaza kugera baravuga ngo amazi nagakiri yayandi wagendaga widumbaguzamo kwa ibintu nyine urwego bisigaye byarafasha uri kubona hasigaye hariho kuvuga ngo niba uryamanye n'umukobwa sibyo uri kubona nyine ni ibintu bizwi nyine iyo tushijeho gatoya wenda ushobora kuba wowe utazi wenda umuntu ugiye kuryamana ukaza wenda umuhuriye mu nzira muhuye gutya na gutya cyangwa se pe aje no kugusura bisanzwe uri kumva yaza kugusura wenda bikaba ngombwa ko mugira icyo mwikorera binagutunguye utabitekerezaga. Noneho icyo nibaza njyewe bitewe na situation ziriho ubu ngubu byaba byiza ko ujya kuryamana n'uwo mukobwa ubanje kumwaka ID we cyangwa se yinjira mu nzu yawe mu rwego rwo kwirinda nyine nk'abasore subizi ubuzima bari ubwawe mu rwego rwo kwirinda rero no kubaha nyine cyangwa se wenda kurinda akantu katunaniye mani aho umugabo agwiriye nyine nawe urabizi umugabo agwitera wiki ukigenda kuko ejo nawe byakubaho. Noneho byaba byiza ko buriya wenda nko guciye mu byuvuze uzi iyo umukobwa akubwira ati ndi ku kabayike ndaje nyine ntabwo mbizi ngenda shaka kubanza ikintu cyo kukubwira ubwo uzi uwo mwanya wo kumwakiranga muntu urawufite ubwo baza ati arinda kugeraho
umuhamagaye inshuro zingahe man niba ari ako gasuku gakoropo kagita imana ubundi se ndinde wo kumubaza irangamuntu ntabwo umwanya w'irangamuntu wawe noneho njye rero impamvu iki kintu uri kukivugaho hari umukobwa ejo bundi twari turi kuganira uri kumva turi kumwe na petit frere wiwe mwana umusista niwe wari uri kuduha nyine gahunda nyine atubwira ukuntu ibintu bisigaye bishushanyije aratubwira ati basore b'iki gihe rero njye inama nabagira nimwe umukobwa yaje kugusura ewana byiza cyane yaza afite akarangamuntu kuko mwana erega hari igihe umuntu reba ari ukuntu abantu b'iki gihe basigaye bakura vuba sibyo subiza ukabona umukobwa afite imyaka 15 ewana afite ibere rigenda rinagana ryaraguye ibintu byabaye n'iki uri kumva noneho wamubona ugahita uvuga ati byanga bino uko byagenda kose umuntu arakuze subiza ugahita uvuga ati umuntu arakuze noneho rero sasa iyo umaje kwiremamo ko akuze niho ujya ugira ute ejo yaza no kugusura ugasanga wenda binabaye nyine wowe wumvaga ko ari umuntu ukuze kandi juste nagakuze icyo gihe rero iyo utushize gatoya wowe wibwiraga ko akuze kandi adakuze icyo gihe niba wenda ikibazo ni kimwe mana hari ahantu utari kumva sibyo kwaka iyo rangamuntu si ikibazo ahubwo niba uganira n'abahungu bo ba Kigali urumva ufite umwanya wo kubwira umukobwa ati se sheri ngo uzane irangamuntu oya nyine ntago ngende kukubwira ngo wenda araje uramubwiye ngo uzarangamuntu ngende kuvuga ngo sibyo umukobwa aje kugusura bisanzwe mu rwego rwo kugira ngo nyine umaking sure ko sibyo ibintu ugiye gukora nta ngaro bizatera nta kibazo kizazamo byaba byiza ko nyine ubanza kumenya ubundi ntangamuntu ikintu mbacaze kuvuga wenda ugikomeza buretse gato turemera ko urukundo ari icyizere urukundo ni icyizere none se witonze aha ni icyizere none se reka nkubaze so ufite geto umaje kuzana abakobwa bangahe bose urabakunda ufite imitima ingahe none se n'inshuti yanjye nzavuga ko nzajya nyakiranga nyine ni urugero ngenda guha ufite geto harimo abakobwa baza ari inshuti zawe hari n'abaza nyine gutya bisanzwe hari n'abaza mukundana uri kumva none se wenda reka tuvuge da tubyoroshye umaje kuzana abakobwa bangahe ukundana nabo muri geto yawe ikintu icyo turabigeraho witangira unjijisha ngo oya uretse ngenda gusobanura neza ntaribi n'abantu badukurikira nabo baratanga baragira uko babivuga muri comment sibyo kuzana umukobwa muri geto ni kimwe urumva no kumwaka ikindi kandi nawe ubwawe urambwiye urukundo ni icyizere ase ninangira kumwaka irangamuntu cya cyizere kiraba ikibazo ntago ari icyo icyizere wowe uri kuvuga icyizere ni icyizere rusange nyine ugomba kugirira umuntu ariko kugira icyizere ahantu gitandukaniye n'ibyo ndi kukubwira man haba hajemo ikintu cyo gufunga sibyo uri kubyumva niba umukobwa aje sibyo none se kuki batareba uri kumwe n'umukobwa w'imyaka 17 nawe mwese mufite 17 kuki bataza ngo bavuge ngo uri mukobwa none umuhungu bose bafuditse tubajyane kubafunga bajyana iki nyine babitoze ari kuri kuza ku ruhande rw'umuhungu nyine bajya umukobwa nawe ageza kwakiranga mu kugira ngo mbiro kuza none se ikibazo njyahanda wari wumva umuhungu nako umukobwa ashinjwa ngo yafashe umuhungu ku ngufu cyangwa kuba bitavuga cyane bivuze ko bitari umuhungu n'umukobwa bajya kubonana bajya bahita barambura amarangamuntu ku meza icyo nshaka njye ni kimwe iyo story wari wayumva aho ugeze ufite imyaka mikeya aya ntago ari mike ntayo wari wumva oya uko mbizi ko ntayo rega kuba umuntu atazi ikintu ntibivuze ko kitari kibaho ariko nyine ibi twe turi kuba ari byo tuzi njye ndashaka fact umbwire ngo kanaka byamubaye sibyo ndabyumva ariko numva z'umuhungu nyine bawitonze uzi impamvu se ntashaka kwinjiramo ngo menye abo byabaye waba umuhungu cyangwa uzi mwa Kigali twese maye buri wese abamenye ariko sinumva ukuntu umuhungu n'umukobwa bazajya bajya guhura berekana amarangamuntu buri muntu wese abamenye ibye none kuki iby'abahungu tubimenya kuki tubimenya ukaza ukumva ngo wamuja amaboko akana kabamufatanye n'iki baramujyana uzi impamvu tubimenya se abahungu nta nda babatera ariko tubimenya ari uko bamuteye ntabwo ari ngombwa ngo bamuteye indi itabona uretse se indi itabayeho tukikamubwire kesi zingahe z'abasitari muri iki gihugu z'abantu bazwi sibyo
b'abahanzi bagiye bavuga ati uyu muntu gutya na gutya bamufatanye n'umwana ugasanga bijemo rega umuryango w'umukobwa ugukurikirana ari uko wabonye inda kandi ngira ngo inda ijya kuza atarukaje. Reka tujye ku bintu bya Davis na Nuza na Kare. Mbese uriya mukobwa yari atwite se? Babonye inda. Oya ubundi se nyine oya babonye inda se batarabonye inda rega reka kubwira hari umuntu hari ibintu bibaho sibyo hano hanze abantu batwereka ibyo bashaka kutwereka ariko ntibatwereka ukuri kose kuri hanze sibyo ariko natwe turi abantu tugomba kwishakira uko urugero rwa Davis ni nayo mpamvu twazanye ino topic rero witangira kumbwira ngo icyo kibazo kiba ku ruhande rumwe none se nta muntu uzi ukundana tuvuge ni umuhungu ni urugero afite umushugamamo umurusha imyaka ntabwo mbyumvishe neza nyine tuvuge ukundana n'umuntu ukurusha imyaka uri umuhungu umukobwa kurusha imyaka ntabwo bibaho bibaho cyane kuki se uri gushaka ko ari nyine ikibazo ni kimwe ubona ikibazo uri kureba ku ruhande rumwe none se iyi niyo mpamvu yitwa deba nyine niyo mpamvu yitwa deba njye ndaza nkubwira nawe unyumvishe ukuri kwawe ariko njyewe kuri nzi ko njyena numva waba ari na kwiza mu rwego rwo kwirinda nk'abasore sibyo byakabaye byiza aho kugira ngo ugwe mu ruzi urwita ikiziba sibyo rega nta n'ikintu bitwaye none se ubu ngubu urebye umusista sibyo n'ubundi umukobwa wenda ntabwo ari ibyo kuvuga ngo wenda ari umuntu ushobora kumva ngo urukundo ni icyizere ibintu byose rega ntabwo bibaho kubw'urukundo hari igihe uhura n'umuntu sibyo hari igihe uhura n'umuntu ukumva umutima wawe wamwishimiye sibyo oya wenda tutarajya kure ubundi uri kwakiranga umuntu biba bigiye kugenda nyine bawitonze maze mubwire nakubwiye ngo umubiri wacu ari ukuntu nyine uremyemo sibyo noneho mu rwego rwo kwirinda nyine kuko ubu bibona sibyo hari abajama benshi tuzi baba bafunze bazira ngo iki n'iki cyangwa se ukaza n'umuntu wenda n'umuntu nyine gutya n'umuturanyi gutya umuturanyi ushobora kuzana umwana agahita avuga ati uriya muntu suzi ko nyine umuntu mu Rwanda hariyo ikintu cyaba ijisho rya mugenzi wawe sibyo niba umuntu wenda akoze amafuti ntumureberere urukumva ugomba guhita ugira ute ubigeza ku nzego zibishinzwe noneho mu rwego rwo kugira ngo rero izo nzego zibishinzwe hatazavaho n'umuntu wenda niba ari nka nyir'inzu akavuga ati njye niba munzanira abana batujuje imyaka mu nzu ejo nibaza bakabafata uri kumva nanjye bazamfata nk'umufatanyacyaha noneho uri kumva nyir'inzu we ashobora guhita avuga ati mu rwego rwo kugira ngo batamfata nk'umufatanyacyaha reka ntange iki kibazo nkikibona sibyo noneho mu rwego rwo kugira ngo rero nk'umuhungu ubyirinde byakabaye byiza ko umukobwa ajyaza akavuga ati njye irangamuntu yanjye ngiyi imyaka ndayujuje uri kumva ku buryo n'uwagira icyo akubeshyira avuga ati dore imyaka ngiyi imyaka fatizo ase kubera iki icyo kintu kibayeho muri iyi minsi ya vuba kera hose kuki kitabagaho kuki aka kanya aribwo kibaye rero impamvu ni kimwe nyine uri kubona hasigaye hariho ibintu bya kera wenda uko twari tubizi akenshi na kenshi nyine ugendeye ku muco nyarwanda mani no kugira ngo ubone n'umugeni wawe byabaga ari ikibazo sibyo cyane ntabwo rero ko niba kubona umugeni wawe byarabaga ari ikibazo kubona umukobwa byo byabaga ari ikindi kibazo kiri aho inyuma nta nubwo wenda wavuga ko byari bifite intera kuko ubu ngubu ujenerarije mu Rwanda ukareba abana bakiri munsi y'imyaka 18 sibyo ko ugiye kubaho nk'akantu nigeze gusoma ngo haratekerezwa ko umukobwa najya gusura umuhungu ngo ajye afata mbere y'uko yinjira naho nuko numva biganisha ko ajya baza mwandikisha urupapuro ati wizanye nta kiba ariko nibyo buriya yakagombye kubanza akarusinya akavuga ati ngeri izanye kuko rega ukizaba nyuma ngo nzabyirengera dore ikintu kiba kibabaje nyine bo witonza rega ikibazo ntabwo icyo turi kureba ari uko nta rukundo ahubwo ikintu turi kureba ni inyungu za buri umwe ikintu ndi gusigasira ni icyizere ni kubaha n'umuco n'indangagaciro z'ikintu oya dore ikintu kiba gihari rero hari ukuntu bavuga ngo umwambi woshya umuheto bitari bujyane subiza hari ukuntu umukobwa aza akavuga ati njyewe na $1 sibyo turakundana sibyo ibyo ngibyo ntawe byanze wenda juste wenda mushobora no kuba munanganya imyaka wenda araje bibaye ngombwa karari wanyu sibyo araharaye kubw'ibibazo utamenya runaka uko ibintu nawe ubimenya ushobora kuza wenda akavuga ati man njyewe iyo ntashye nijoro wenda biba ikibazo
reka wenda mbwire mu rugo ko naraye wenda mu nshuti zanjye bisanzwe sibyo akavuga ati mu rwego rwo kugira ngo iki nirinde ibibazo noneho sasa araje hagize umuntu bivamo abubonye ko yaraye iwawe aragiye arabivuze uri kumva nagenda akabibwira iwabo rero ntabwo bazita ngo murakundana noneho wenda n'ubu murushaho nk'umwaka cyangwa se n'iki ntabwo bazita ngo murakundana bazita kuvuga ngo uriya mujama yadushukiye umwana ntibitaye ko wenda yaba ari nawe wagushutse sibyo ntabwo ibyo babyitaho bahita bavuga ati yadushukiye umwana ariko noneho icyo gihe niba bavuga ngo yadushukiye umwana bazazana n'iki n'ubuyobozi muri kwica urukundo ntabwo ari ukwica urukundo ahubwo ni gute urumva niba ugiye gukundana n'umukobwa murabanza mukibwirana sibyo ukamubwira iwacu gutya nyine byose nawe uri umusore urabizi urumva ujya gukundana n'umuntu muziranye sibyo ntabwo numva impamvu kuba muziranye niyo mpamvu yo kuzaza ukamubwira ati sheri uraje wibuke n'akarangamuntu bibaza ari byo witonze rega ikibazo ntabwo ibintu byose rega hano turi kubera ku rukundo turi kuri content y'urukundo kuko inzana mu by'inkunda twijya mu bindi ariko aje kugusura kuko ukunde niko abimbwiye iyo mibiri ishobora guhinduka ugatekereza ibindi nk'uko rero n'undi muntu yaza kugusura bikagenda gutya ari umucuti wawe w'umukobwa sibyo si ibintu bibaho se umukobwa yagusura ntabwo ni ibintu biba bibayeho ni ibintu rega nubwo ndi kuvuga ibi ngibi sibyo wenda ndi kuvuga ngo indangamuntu yego nyine byo ndabyumva sibyo rega mane hano hanze ushobora kureba ugasanga mu bana b'imyaka 18 gusubiza hasi mane usibye no kuvuga ngo wenda ngo baragufunze ngo mwararanye ijoro rimwe sibyo ushobora gusanga noneho nubwo busugi bwe wenda niba ari bwo turi twasa naho tugenderaho kuko wenda bwo buragaragara sibyo ariko ushobora niba unapimye byibura ushobora gusanga ari abutaye afite nk'imyaka nka 13 cyane sibyo ugasanga noneho binashoboka wenda ari nk'ibintu binashoboka reka tuvuge mu bintu bishoboka ushobora kwinjizamo n'ihene yose ukinjiramo ukumva ukinjizamo ihene wenda icyaba ari ikibazo cyaba ari cy'ahantu iri bujye ariko kwinjira yakwinjira nisanzuye ariko ibyo ngibyo ntabwo wagenda ubibwira leta ngo ugiye ngo uno muntu ngo nasanze imyanya ifunguye ngo nanjye ninjiramo ibyo se bibaho ikintu babareba ni fagiti z'ako kanya sibyo ntabwo ibyo ngibyo kuba mbivuga ari uko nyobewe ko ibyo bintu bibaho iyo debo watangije njye ndashaka wa mwe ngo tima fagiti urumva iyo debo watangije wowe ubwawe ni abakobwa banga bamaze kwaka iyo rangamuntu burya ujya gutera uburezi arabwira nk'uko wazanye ibyo bitekerezo n'ayo mayike umaze kwaka amarangamuntu abakobwa banga yanjye ntabwo birambaho kuko wenda n'iki ushobora no gusanga nyiri n'imanzi wenda ntawamenya sibyo ahubwo turi kwibaza se kuri kuncura amazi kuri kuncura amazi urumva ikintu ushatse abantu uri kumbiza ikiwi ikibazo ntabwo uri kukwemera ibintu ikintu cyo ushatse kukubwira ntabwo bigaragara neza pe rega hari ibintu twirengagiza kuko wenda ni ngombwa ariko pe muri rusange bitewe n'ako mana ari ngombwa n'ubu ngubu ushobora guhagurutsa aka kanya ahangaha urumva ubwira ati njye nyereka irangamuntu ntayo ushobora gusanga ufite urumva nyine nshobora kuba ntayifite ariko nyine njye ndi kukubwira ubundi ntabwo ikintu turi kwireberaho ngo twirefereho ari irangamuntu kwa uri kumva twe ikintu turi kwireferaho ni kimwe niba umuntu aje kugusura agombe aba afite indangamuntu agombe nyine aze kugusura ari uko afite irangamuntu erega mani ikintu twe turi kugira wenda tubonye n'undi muntu hano mu kanya araje agira icyo bitubwiraho sibyo ariko twe dusize muri rusange nk'abanyarwanda sibyo ukareba ahantu ibintu bigana kuko njye nagwaye fagiti z'uko nagwaye fagiti ya mbere nta mukobwa nari numvira muri iyo kese nyine wenda ngo numve ngo yafashe umukobwa ngo yafashe umuhungu ku ngufu hano wenda wumva banashinja wenda ko kuba bitavuga bivuze ko bitariho gera ikintu nanze kuba ngiye ntazi ikintu urumva kuba ngiye ntazi ko ntazi ikintu ntibivuze ko nawe wenda bitaba muri iki gihugu cyacu biba mu kindi gihugu urumva bitangira kumbwira ngo manu wowe ikibazo cyawe uri kujya ku ruhande rumwe kuba ntazi ikintu ye mbara ko kitanari nicyo kibazo rero nicyo kibazo nyine hari icyo mbona se none se witonze abantu twese tunganya ubwenge imyaka twese tumaze hano sibyo uri mukuru uri uruhinja ufite ubwanwa cyane sibyo ufite na parishoke yo hejuru sibyo ntabwo yaje gukora umwana noneho reka nkubaze icyo gihe reba byonyine wenda nk'imyaka utereteze nk'izo direde
iyo myaka wari wicara ngo wumve hari kese n'imwe nk'iyo wari wumva Jyewe nabyumvishe yimbwire rero jyewe nabyumvishe urumva ahantu nzi umukobwa yigeze gufata umuhungu ku ngufu kumufata baravuga ati yamurushaga imyaka bana ari n'abantu benshi nzi ngiye bimeze gutya nose nabo bazajye kwigaragambya ngo sijuwi ngo babana baruta ngo keretse ibyo bintu rero keretse bibaye bibaho akaba ari kwa guharanira nyine kwa kundi kuba umugabo kumva kungura umugabo uza ababyeyi ba kera siko hari n'igihe yajyaga gushaka umugabo afite imyaka 14 nyine ibyo kuki icyo kintu kitabayeho ibya kera nyine icyo kintu se kitabaye akazi kaba ari bwo kiriko bawitonze niba wenda twe turi kureba uko nyine viziyo igenda ikura niko wenda n'imico nyine igenda nayikura n'ibiki uri kumva ariko wenda tugeranyije nka kera wararebaga ubu ushobora wenda reka tuvuge wenda nko muri uru Rwanda sibyo nk'abakobwa babaga batwitemo wenda niba ari muri Kigali ushobora gusanga wenda ari nka 2%, ariko ubu ngubu ushobora kureba ugasanga ni 50%. Rega nge ntukambye ibyo bintu ntabizi byanditse rega uko wenda uzabyemera se aka kanya biri kuvugwa cyane reka nkubwire impamvu biri kuvugwa kaka uko igihe kigenda kiza niko n'iterambere rya social media byihuta nyine guhita akaru kabaka kanyita ariko impamvu aranga ukavugana na hehe n'umwana w'ibyo nyine birihuta kwa communication kugusura ni ibintu byoroshye rero ikirere impamvu bitavugwaga abona imodoka ukabishatse cyane noneho kera rero ibyo ntibyabagaho rero uri kumva uko kera ntabwo twari dufite abantu ibitangazamakuru byinshi reka mbivuge gutya byihutishaga ibyo bintu aka kanya ndicara nkareba kuri televiziyo ati gutya na gutya byagenze gutya noneho rero twebwe ikintu dukwiye kwigaho nyine icyo nicyo wenda nka leta ibivuga ngo uko nyine uko ibintu bigenda bizamuka niko n'ingamba zigenda zigira zizamuka sibyo kuko wenda niba twarebaga tugasanga muri 2010 wenda hari abakobwa 5 batewe inda wenda mu karere kamwe ubu ngubu bakaba muri 2014 hakaba harimo 5 muri 2023 hakaba hagezemo 15 sibyo urukumva ingamba zigomba gukazwa ega nge ntago nashyigikiye gutera inda abana bato pe sinanabishyigikiye no gutera inda twe turi kuvuga haterwa inda cyangwa byagenda gusa ikintu ngiye nanze ntashyigikiye ubundi ni ihohoterwa muri rusange ntago ndishyigikiye sibyo uzi impamvu ntarishyigikiye kuko mani byica ubuzima bikica n'ejo hazaza h'umuntu ariko kumbwira ngo watsiranga muntu ariko nge numva aribwo buryo bwaba bwiza kuri buri muhungu kugira ngo amakinge sure ko ibintu agiye gukora biri safe kuko rega ntacyo bitwaye nese kubwira umuntu nyine umuntu musanzwe wenda munakunda ubuzima tubayemo nk'abanyarwanda twese tuba tuziranye pe n'ubundi ujya gukunda umuntu wese se ujya gukunda umuntu kuko ari umuturanyi wawe ari inshuti nyine yarakuze umureba niba utaranamuri njye niko mbizi twese mani twakuze turebana tuziranye kuba njye ntabwo nsinzi kuba nashigikaya ku myaka y'umuntu uzi ikibazo kiri buze kuba hano ushobora kuba wibagiwe ko uri kuvugana na Nevi umuntu ukuzi sibyo noneho ushobora no kubazi n'ibibera indani n'iki sibyo nuko ubuvuze kunzi sibyo ajya umuntu nzajya gukundana nzakundana na mushiki wawe z'Imana tuba tuziranye none se ubu ngubu murakundana sidukundana n'urugero ndi kuguha ariko nyine ba witonze ngiye ubwo ngubwo yo mubwiye ngo ndakuzi banzi n'imihanda yose cyane atari no muri Kigali mbese niwavukiye muri Kigali cyane niwavukiye n'iki ku Kamonyi n'ibiki cyane none se reka mubaze suba Kimisagara cyane nese nta mwana we Musanze muzira uretse ni Musanze na Rubavu hanze y'igihugu turaziranye rero ibintu byo kuza unkiraho kabiri yawe reka kuba tuziranye ntabwo bose ari uko ari ibyo duhurira hari abo duhuzwa n'akazi ka buri munsi hari abo twese nyine mwana tubana kubera impamvu ariko noneho kimwe nuko ako kazi gashobora kuvamo ibindi birenze cyane umuntu ashobora kuza nk'urugero inshuti yawe y'Umusanze y'umukobwa wenda musanzwe muciringa bisanzwe ashobora kuvuga ati wenda ni urugero ngiye muri KGL nta wundi muntu nziyo Emedora mane mva nkubwire bro iyi topic mane twayivugaho bukira bugacya ngenzemera nshake n'abandi bantu urumva mbazane baduha ibitekerezo kuko mane ntabwo nabyumva mane sinumva ukuntu
umuntu ajya kugusura umubwiye ngo mirangamuntu ariko byaba ari byiza byaba ari byiza tuzazana n'umuntu urenze umwe wenda tuzajya tugenda ducomekeraho amahano z'amatopiki menshi tugiye tukiganiraho uyu ni umunsi wa mbere urumva tuzanashaka n'abantu mani dushobora no kuzana amahane n'abantu babishinzwe bakaza bakicara bakatubwira icyo babivugaho n'iki itegeko ribivugaho sibyo twebwe niko biratangiye ariko ngewe ntabwo twabyemeranywaho sibyo kandi ndagira ngo n'abantu badukurikiye baduhe ibitekerezo hari n'ukuntu bavuga ngo uko umutima ubizi siko umuntu ubivuga ushobora no kuba ubyemera gutyo ariko nyine udashaka kubyemera imbere y'abantu winjomba wishaka kundusha amagambo nkaho kugira ngo binyemeze ikintu cyo ngenda nzi ni kimwe ntabwo uzambwira ati umushyitsi nagiye gusura wese mubwira ati ntabwo navuze umushyitsi ni ibyangombwa ntabwo navuze umushyitsi navuze umuntu nyine uri kumva w'iki n'iki w'umukobwa uri kumva we muri make umukobwa wese najya gusura umuntu ubundi byakabaye byiza ukabanza ukareba ko n'iki n'icyo arinze nk'uko umuntu afata ntabwo icyo ari igitekerezo kizima nk'uko umuntu sibyo ashobora kuvuga ati ngiye kugura niba rero ayifugata zishyire muri geto mu rwego rwo kwirinda impanuka niyo irangamuntu wawe ubwo ushaka uri inkozi y'ibi kuko ntuvuze ibintu byinshi uri no gucabiranya icakuma iyo uzi umuntu umuzi nta mpamvu yo kumugirira amakenga reka noneho ibisigaye tubiharire abantu gusa ngenda ndasezeranya abantu ko ejo n'ejo bundi tuzazana ntabwo birangiye baze batubwire icyo abantu babivugaho ariko no muri komenti mani bagira icyo babivugaho ni byiza ko umukobwa yageza kugusura ukabanza ukamwaka akarangamuntu ibyo mukora byose mukabikora kari hariya mu rwego rwo kugira ngo nihagira n'umuntu ukomanga gatoya uvuga ati dore irangamuntu ngiyi ntawamenya wabwirwa n'iki ko batamuguta banamuguta umuteze nta bwenge ubuze sawa nyine shala kabisa mukomeze mudukurikirane ewana komenti nyinshi cyane